Tubasuhuze nshuti mudahema kubana natwe, mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu iyo umusore n'umukobwa bamaze gushakana cyangwa se bamaze kubaka urugo, ubutunzi bari bafite bugenda buyoyoka buhoro buhoro. Kenshi na kenshi ibi bintu bikunda kubaho kenshi kandi nyamara bigakurura amakimbirane kuri bamwe. Hari igihe umukobwa aba yari afite amafaranga agatangira akavuga ngo nashatse umugabo w'umuteramwaku, cyangwa se umugabo nawe agatangira akavuga ngo yashatse umugore w'umuteramwaku. Kenshi na kenshi ugasanga biyitana ba mwana nyamara batazi neza uko byabagendekeye. Rero muze tubane kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, turusheho kugirana ibihe byiza. Niwishimira ibi biganiro ujye ukanda like, ukore subscribe niba uri mushya kuri iyi channel, kandi ushobora no gusharinga kino kiganiro ku nshuti n'abavandimwe. Ushobora kandi kutwandikira muri comments kugira ngo turusheho gusangira amakuru. Muze tugirane ibihe byiza, turusheho kurebera hamwe ngo kuki iyo abantu bashakanye ubutunzi bari bafite buyoyoka. Hari igihe umusore n'umukobwa ujya kubona ukabona wenda bari bafite ukuntu babayeho, ariko bamara gushakana ibibazo n'ibigeragezo bikaza byisukiranya. Rero kubaka urugo ni intambwe ikomeye mu buzima, ariko hari aho usanga abantu benshi bavuga bati nari mfite amafaranga mbere yo gushaka ariko ubu ngubu yarashize cyangwa se yaragabanutse cyane. Ibi ntago ari impanuka gusa, ahubwo bifite impamvu zisobanutse zibitera. Impamvu ya mbere, impamvu nyamukuru ituma ubutunzi buyoyoka, iya mbere ni ukwiyongera kw'inshingano. Iyo umuntu ari wenyine amafaranga akoresha ku giti cye aba ari make. Buriya iyo umusore ari aho ngaho cyangwa umukobwa ari aho, iyo abonye udufaranga adufata uko abishaka. Ni ukuvuga ngo ashobora kuvuga ati aya mafaranga ndayazigama bigakunda, ashobora kuvuga ati ngiye gukoresha duke kuri ubu buryo bigakunda, kubera ko nta yindi pressure aba ariho cyangwa se izindi nshingano ziba zimuriho. Ibyifuzo bye biba byoroshye, ntabwo biba ari ibyifuzo biremereye. Urumva umukobwa nta gutwita kuba kurimo, nta kujya kwa muganga kuba kurimo, kurya abarya iby'iwabo iyo abafite, kimwe n'uko kandi yaba yigaburira ariko aba afite ukuntu ajera ibintu. N'umusore nawe ni uko, hari igihe usanga nyine adahaha, hari igihe usanga atagura umuriro w'amashanyarazi, hari igihe usanga atagura inkwi cyangwa amakara, hari igihe usanga atagura amazi, ahubwo ibyo ngibyo byose bikaba bikorwa n'iwabo. Rero iyo abantu bamaze gushakana inshingano zose ziragenda zikabajyaho: ubukode bw'inzu, gutwita, wenda ubwo no kwita ku nda n'ibiki byose, kumenya inshingano z'urugo, kumenya abaturanyi, kumenya imiryango. Ibyo bintu byose biba bigenda bitwara amafaranga. Mbega ni ukuvuga ngo hari ibintu utakoraga ubu utangiye gukora, niyo mpamvu amafaranga yose ubona inshuro nyinshi aguca mu myanya y'intoki. Ariko mu rugo hiyongeramo uwo bashakanye. Ni ukuvuga ngo iyo mumaze kubaka urugo, noneho uwo mwashakanye yaba umugabo cyangwa umugore ubwo aba yiyongeye kuri wowe. Nanone mu minsi mike mukabona hiyongeyeho abana, kandi hakiyongeraho n'inshingano z'imiryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kenshi na kenshi imiryango yanyu, haba ku mugore cyangwa ku mugabo, baba bakeneye amaboko yanyu, cyangwa se baba bakeneye sapoti yanyu. Iyo sapoti rero iboneka n'ubundi hari kugenda hatakazwa cyangwa se hari kugenda hatangwa ubushobozi bumwe mwari mufite. Urugero, niba umuntu yakoreraga amafaranga ibihumbi 100 ari umusore, wenda ibihumbi 100 hagashira ukwezi afite nk'ibihumbi 60, hari igihe ashobora gukorera ibihumbi 100 ugasanga wenda mu rugo hahise hakoreshwa amafaranga menshi, ugasanga wenda asaguye nk'ibihumbi 20 byonyine cyangwa se ibihumbi 10, kimwe n'uko ahubwo nayo adashobora kuyasagura, ahubwo ugasanga yisanze mu myenda. Rero haba hiyongeyeho mwashakanye, haba hiyongeyeho n'abana, ndetse n'imiryango iba yiyongeyeho. Reka dufate urugero, umuntu ashobora kuba yinjiza ibihumbi 500 kandi yakeneraga ibihumbi 300 ari wenyine. None yashatse, ubwo amafaranga akenewe ni ibihumbi 600. Ngire ngo uri kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo umuntu niba yari afite umushahara w'ibihumbi 500, akaba we ku giti cye mu kwiyitaho no kwimenya byamutwaraga ibihumbi 300, none hiyongeyeho undi muntu, ubwo nawe azajya akonsoma 300, ubwo birumvikana ko bibaye ibihumbi 600. Ibi bivuze ko amafaranga yasagukaga ako kanya ahita abura, ahubwo ugasanga bahise bajya mu mwenda w'ibihumbi 100. Ni ukuvuga ngo bakoreraga 500 none bari gukoresha 600, ubwo byumvikane ko ibihumbi 100 bihise bijya mu mwenda bagomba kuzajya bishyura uko ibihe bihaye ibindi. Icya kabiri ni ugukoresha amafaranga nabi cyangwa se financial mismanagement.
ni ukuvuga ngo hari igihe noneho mu bashakanye haba hatarimo gukoresha amafaranga neza, ugasanga rwose umuntu aragerageza ariko bikanga, bitewe n'uko mu bashakanye bose ntabwo baba bari ku kigero kimwe cyo gukoresha amafaranga neza, kubera ko harimo ubuyakoresha mu buryo bumwe bubi budakwiriye, cyangwa se undi agashaka kuyazigama ariko ntibikunde. Reka tubirebe, abashakanye benshi ntabwo bateganya ingingo y'imari cyangwa se budget. Usanga abashakanye benshi mu ngo nyinshi nta gitabo na kimwe bandikamo ibyinjira, bandikamo ibisohoka, bandikamo ibiteganijwe. Usanga nta ingo nyinshi icyo gitabo kitarimo, nubwo haba harimo wenda udukayi tw'imihigo, ariko iriya kayi y'imihigo yakabaye ari inyunganizi y'ikindi gitabo muba mufite, mwandikamo ngo uyu munsi twinjiza amafaranga 1000, uyu munsi twasohoye amafaranga ya n'aya, aya mafaranga yasohotse yakoze ibi, uyu munsi twizigamye amafaranga aya n'aya, twayashoye muri ibi, noneho uyu munsi twizigamye mu bwizigame bugumaho cyangwa se ubwizigame budakorwaho aya n'aya, amafaranga angana atya, turateganya kuzakora iki, turateganya kuzubaka inzu, turateganya kuzagura imodoka, turateganya kuzagura moto, turateganya kuzajyana abana mu ishuri, turateganya kuzagura telefone. Ibintu ibyo ari byo byose bikandikwa mu gitabo. Ingo nyinshi ntabwo iki gitabo bagifite, kubera ko inshuro nyinshi bapfa kubona amafaranga gusa bakayakoresha gutyo, ntabwo bajya bategura budget ngo bamenye ngo hakwiye gukorwa ibi ngibi reka tube tubiparitse, ibi ngibi tuzabikore mu kindi cyiciro. Ntabwo ingo nyinshi zibikora, ni ukuvuga ngo ntabwo bagira rero na gahunda yo kuzigama kwabo usanga ari guke cyane. Reka turebe uko imibare bigaragaza, 60% by'ingo zidafite igenamigambi rihura n'ibibazo by'ubukene nyuma y'imyaka 5. Ni ukuvuga ngo niba abantu bashakanye ntibakora igenamigambi, mu myaka 5 iri imbere baba bari mu bukene bukabije, bwa bundi bo bavuga ngo bunuka, ubukene bunuma rwose ku kigero cyo hejuru. Ubwo byumvikane ngo iyo abantu batakoze igenamigambi, ibintu byabo byose bihora hasi, ibintu byabo byose birapfa. Ikintu cya gatatu, ibyifuzo biriyongera cyane. Iyo abantu bamaze gushakana, ibyifuzo biriyongera cyane, cyangwa se lifestyle inflation. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bashakanye cyangwa se bashatse, bashaka kubaho neza kurushaho. Kenshi na kenshi umukobwa aba ashaka kugira ngo, cyangwa se umugore aba ashaka kugira ngo agaragaze ko yashatse umugabo ukize, agakora ibishoboka byose bimutwara amafaranga kugira ngo yerekane yuko atashatse mu rugo rukennye. Umugabo nawe agashaka kugira ngo yiyerekane nk'umugabo nyine ufatika, ufite gahunda, kandi nyamara nta kintu afite. Maze ibi ngibi bikarushaho gutuma bisanga mu bukene cyangwa se mu madeni atagira urugero. Ibi rero byakururira kugura ibintu byinshi, ugasanga bashaka kugura nk'imodoka, bashaka kugura n'imyenda. Kenshi na kenshi umuntu akavuga ati inshuti zanjye twiganye zitambonye mu modoka zanseka, zitambonye mu myenda myiza zanseka. Iki kintu rero kigatuma abantu benshi bahera mu bukene, kubera ko bashaka kwemeza abandi babereka yuko nabo bateye imbere. Amafaranga yinjira rero ntabwo yiyongera mu rugo rumwe, ni ukuvuga ngo ntabwo yiyongera ku kigero kimwe n'ibyo abantu bashaka. Kenshi na kenshi usanga amafaranga aza mu rugo ari make cyane ukurikije ibyifuzo by'abantu. Ikintu cya kane nanone bisangamo ni amadeni, inguzanyo zo kubaka inzu cyangwa se kugura ibikoresho, n'amadeni y'imiryango cyangwa se y'inshuti. Kenshi na kenshi usanga abantu iyo bamaze gushakana bisanga mu madeni. Urugero, hari igihe umusore ashobora kuba yari yubatse inzu ariko inzu itari yuzura neza, bakajya mu madeni yo kugira ngo inzu bayikosore neza bayuzuze. Cyangwa se ugasanga umusore n'inzu ntayo yari afite, bagashakanira mu icumbi cyangwa se mu ikode, mu kugira ngo bazubake inzu yabo bakajya mu mwenda. Cyangwa se baba bashaka nko kugura udukoresho two mu nzu, ameza, intebe, ibitanda n'ibiki, bikarangira bagiye mu mwenda. Iki gihe rero baba bagiye mu kintu gikomeye cyane cyo kuzahura n'ubukene mu gihe kitarambiranye. Noneho hariho n'amadeni y'imiryango cyangwa se inshuti. Hari igihe mu muryango hashobora kubamo ikibazo, noneho ugasanga kugira ngo icyo kibazo gikemuke barabiyambaje nk'abantu nyine b'abana babo, maze bikarangira mufashe imyenda kugira ngo mukemure cya kibazo cyo mu miryango. Kenshi na kenshi usanga imiryango ibatezeho amaboko kandi namwe nta kintu mufite. Reka dufate urugero, umuryango ufite umwenda wa miliyoni 5 ku mwaka,
kandi ukaba wishyura ibihumbi 200 buri kwezi, amafaranga yo kuzigama aba yagabanutse cyane. Ni ukuvuga ngo niba mwarafashe 5,000,000 kandi buri kwezi mukazajya mwishyura ibihumbi 200, uko byagenda kose amafaranga yo kuzigama aba aragabanuka cyane, ugasanga mwisanze mu bukene budafite akagero. Ikintu cya gatanu nanone gituma ubukungu buyoyoka ku bantu bashakanye vuba ni ukubura ubumwe mu by'imari. Iyo umugabo afata amafaranga ye ukwayo, umugore nawe akagira amafaranga ye ukwayo, ntago bano bantu bashobora gutera imbere, kuko igihe badashyira hamwe ngo umugore wenda niba afite akazi azane wa mushahara we n'umugabo azane wa mushahara we, bahurize hamwe bayatere imirwi, ntago aya mafaranga ashobora kuzagwira. Ahubwo ibibazo by'urugo, ibibazo by'ubukene bishobora kuzabagumaho mpaka ibihe byose. Biba bisaba rero kugira ngo mwitonde kandi mwitoze gushyira hamwe umutungo, murusheho kubarira hamwe, nibyo byabafasha, kuko burya muba mwabaye umubiri umwe kandi n'ibibazo byose biza mu rugo nimwe bigwirira. Iyo rero umuntu wese afata amafaranga ye ukwayo, bitera gukoresha nabi amafaranga, kuko buri muntu wese aravuga ngo amafaranga ni ayanjye. Umugabo akajya kuyanywera ayitaye avuga ngo amafaranga ni ayanjye, umugore nawe akajya kuyakoresha ibindi ayitaye avuga ngo amafaranga ni ayanjye. Ikindi, ibi ngibi bibatera kutumvikana, kenshi na kenshi kumvikana kwanyu kuba ari guke. Ikindi, guta amafaranga mu bintu bidahuye nabyo bikunda kwiyongera, kubera ko nta management, nta no gucyahwa kumwe ushobora gucyaha undi, kuko buri muntu wese yumva yuko umutungo ari uwe. Hirya no hino ku isi rero, reka turebe uko bimeze. Mu bihugu byinshi 70% by'ingo zishyamirana kubera amafaranga. Mu bihugu rero bikiri mu nzira y'amajyambere, amafaranga baba bafite amafaranga make kandi harimo n'inshingano nyinshi. Ingo nyinshi rero zigerwaho n'ubukene mu bihugu bikiri imbere, cyangwa se mu bihugu bikiri gutera imbere, nko mu bihugu byo muri Afurika ndetse na bimwe mu bihugu byo muri Aziya. Mu bihugu bikize rero ikibazo si amafaranga make, ahubwo ni ugukoresha amafaranga nabi. Mu bihugu bikize baba bafite amafaranga menshi, ariko noneho bagahura n'ikibazo cyo kuyakoresha nabi. Ahangaha nizo ntambara bakunda kuba barwana nazo mu bantu bubatse hirya no hino mu bihugu bikize. Bivuze ko ikibazo si ukuba ufite amafaranga make, ahubwo ni uburyo bwo kuyacunga. Udufaranga uko twaba tumeze kose, uramutse utagize inarijye n'umugore ntagire inarijye, mwese mukaduhuriza hamwe kandi mukadupangira ku ngingo imwe, ibi bintu bishobora kubabera byiza kurushaho. Uko rero umugabo aba abitekereza, akenshi umugabo yumva ameze nk'ufite inshingano nyinshi zo gutunga urugo, kandi ashobora guhangayika cyane iyo amafaranga agabanutse. Ibitekerezo bye bishobora kuba ari ibi ngo ngomba gushaka amafaranga menshi, ndi gutsindwa nk'umugabo. Kenshi na kenshi iyo umugabo adafite amafaranga, ibi bitekerezo arabigira, aravuga ati ubu ndi gutsindwa nk'umugabo, umugore ari kunshishamo ijisho, abantu bari kunshishamo ijisho. Kenshi na kenshi niko abagabo baba batekereza. Ibi bishobora rero kumutera stress. Hafi ya 50% by'abagabo bashakanye cyangwa se bashatse bavuga ko amafaranga ari yabatera stress kurusha ibindi byose. Ikindi nanone bikaba byamutera gukora cyane maze akibagirwa umuryango. Kenshi na kenshi iyo umuntu amaze kugwa mu kibazo cy'ibihombo, hari igihe ahita we yirundurira mu kazi, umuryango akawibagirwa, umutima we wose akawigurira amafaranga, nabwo ikibazo kikaba kiravutse. Icya kane, ikindi, ibijyanye n'umugore noneho nawe wabuze amafaranga uko abatekereza. Umugore akenshi yita ku mibereho ya buri munsi, ibiryo ndetse n'abana, akabona neza ko amafaranga agenda. Ni ukuvuga ngo umugore we icyo akora ni ukureba ngo uyu munsi ibiryo byabuze, amafaranga ko ari kubura biragenda gute. Uko aba yatekereza rero aravuga ngo amafaranga ahari ntahagije, ubuse ndateka iki? Yewe nta mutekano w'ejo hazaza, nicyo kimuhangayikisha, nawe agahera ko ahangayikisha umugabo. Kenshi na kenshi iyo umugore amaze kubura icyizere cy'ejo hazaza, atangira guhangayikisha umugabo, akagenda akigunga, akiriza, akirakaza, kugira ngo ahari umugabo nabibona nawe agire icyo yibwira. Abagabo benshi rero iyo bamaze kubona bino bintu bibaye, aravuga ngo ubwo wanyanze kubera ko nafite amafaranga. Ariko siko biba biri, ahubwo umugore aba yahangayikishijwe no kugira ubwoba bw'ejo hazaza, avuga ati ejo hazaza bizagenda gute. Ahari wareba umugabo nabi nkamureba igitsure, ashobora kugira icyo yibwira. Abenshi rero bagatandukana, abandi bakarwana bitewe n'uko umugabo avugisha umugore, umugore ntamusubize, ahubwo akirakaza, akiriza, ndetse yanamusubiza akamusubiza atongana, cyangwa se akamusubizanya agasuzuguro. Ahangaha rero niho amakimbirane mu ngo ashobora
guturuka. Ibi rero bishobora gutuma habaho guhangayika cyane ndetse no kutanyurwa, ndetse hakabaho no gushinja umugabo ko adashoboye. Ugasanga rero abagabo benshi nabo ibi bintu birabababaza cyane. Ingaruka rero zigera ku mpande zombi, urugero nko ku mubano w'abashakanye habamo kutumvikana iyo amafaranga adahari, hakabaho intonganya za buri munsi mu gihe amafaranga yagabanutse, ndetse hakabaho no kugabanuka k'urukundo kubera ko amafaranga atari kuboneka. Ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe rero habamo stress, hakabamo depression n'ibimenyetso by'agahinda gakabije, ndetse ku bijyanye n'abana habaho kubura ibyo bakeneye ndetse no gukurira mu miryango utuje, ni ukuvuga ngo noneho bakabaho mu muryango umeze nabi. Ni ukuvuga ngo abana nabo bahura n'ingaruka kubera ko umuryango ntabwo uri kubarera mu buryo bukwiriye. Icyo abashakanye bakwiye gukora rero, bakwiye gushyiraho igenamigambi ry'imari, bagashyiraho budget, kugabanya amafaranga mu byiciro 50, 30, 20, ibikenewe, ibyifuzo, kuzigama. Ni ukuvuga ngo ahangaha bigaragara neza yuko 50, 30, 20 ku mafaranga yose winjije, ubwo ugahita ufatamo 50% ay'ibikenewe, ay'ibyifuzo ukayagira 30%, ayo kuzigama akaba 20%. Kuzigama niyo yaba ari 10% by'amafaranga winjiza, nyuma y'umwaka ushobora kuba ufite amafaranga ahagije yo kugutabara mu bibazo. Noneho kuvugana ku bijyanye n'amafaranga, mukwiye gushyira ukuri ku meza maze mugafatira ibyemezo hamwe. Ikindi kandi mukwiye kwirinda amadeni atari ngombwa, gufata inguzanyo ifite inyungu ntago ari ibintu mukwiye kwihutira, ndetse no kwirinda kugura ibintu byo kwiyemera gusa. Ibi ngibi mukwiye kubihagarika kugira ngo hato murebe ukuntu mwazahuka muve mu bukene. Mukwiye noneho no kongeraho amafaranga ava, mukwiye gushaka ubucuruzi buto cyangwa se side hustle. Side hustle nk'uko twagiye tubibona ni uturimo ushobora kubangikanya n'ubundi murimo ukora. Urugero, niba winjiza 500 ukabona indi wenda akandi karimo kinjiza 150 ku ruhande, amafaranga ariyongera cyane ku kigero cya 30%. Ikindi kandi gufata amafaranga nk'umutungo w'umuryango nibyo bikwiriye. Ni ukuvuga ngo amafaranga ntabwo ari ay'umugabo cyangwa ay'umugore, ahubwo ni ay'urugo. Iki ngiki abantu bakwiye kukimenya. Ubutunzi rero ubutunzi bugenda buyoyoka mu rugo si uko gushaka ari bibi, ahubwo ni uko inshingano ziyongera, hakaba hari ubuyobozi bubi mu bijyanye n'imari, hakaba hari no kutumvikana hagati y'abashakanye. Iyo abashakanye rero bavugana neza, bategura imari yabo maze bakagira n'intego imwe, ubutunzi buriyongera aho kugabanuka. Reka tubashimire inshuti mudahema kubana natwe, inshuti mudahema kudukurikira. Uyu munsi twavugaga ku kibazo ndetse n'impungenge abashakanye bakunda kugira, bavuga ngo kuki iyo umuntu ashatse umugore cyangwa umugabo ubutunzi buyoyoka. Tubonye neza impamvu ibitera. Rero ntekereza yuko hari icyo ugiye gukora. Niba hari icyo ugiye gukora ukaba wishimiye kino kiganiro, wakanda like. Kandi niba hari icyo wadusangiza, watwandikira muri comments. Ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera niba uri mushyashya kuri iyi channel. Kandi ushobora gusharinga kino kiganiro ku nshuti n'abavandimwe. Imana ikomeze kubaha umugisha. Yari Justin Niyonsaba. Reka tuzongere tubonane muri video y'ubutaha. Mugira amahoro.